Yes. Abantu mukunda Imana Irakiza TV. Uyu munsi ngewe narababwiye ibyamamare yewana nta muhanzi nta mukinnyi wa filime nyarwanda ntazabazanira. Yewana papa wamubonye yewana uyu bamwita nde? Uyu bamwita Ngunda. Yewana Ngunda turagusuhuje. Nanjye ndagusuhuje. Nanasuhuje abakunzi b'Imana Irakiza TV. Yes. Mwese amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hanyuma Ngunda buriya rero ngende umufana wawe sibyo? Umufana wawe sinzi ne wibona. Mwana wa mama urabizi neza yuko kuva zamani tuziranye. Mwana wa mama nzi neza yuko twanyuze mu buzima butoroshye ariko Kristo aza kubigenza neza. Ariko akakanye ndabona Ngunda umeze neza. Bimeze bite muri sinema nyarwanda kubanza harimo amafaranga menshi nta amafaranga na TikTok gusa? Buriya nkuko nawe ubizi nkuko babivugaga twabanye kuva kera mu buryo bwinshi butandukanye. Yego. Kuri iyi si kugira ngo ugere kuri buri kintu bisaba kwihiringa. Kwihiringa muri kimwe ukihiringa mu bindi. Icyo urimo ukabukeneye izindi mbaraga inyuma zigusunika, zigusapotinga igihe ugiye gucika intege. Ntabwo navuga yuko ibintu bya showbiz gusa ari byo ndimo. Ndi n'umwubatsi, ndi n'umukomisiyoneri. Yego. Hano Norvege. Nabona rero kuvuga ko abashaka ibibanza byiza, amazu yaba yo gukodesha harimo ibikoresho n'ibitarimo. Ibyo bintu ndabigukorera kandi mu buryo bwizewe. Iyo nindi backup ngira. Ibijyanye na sinema nabyo kandi ntacyo nashinze Imana byose ngenda mbibonamo ukuboko kw'Imana. Umugisha. Hanyuma se nkibaza ngiye hari ikintu nibaza. Hano Norvege twarahabaye pe. Tuhaba mu bihe navuga bigoye, tunaba no mu bihe byiza. Kuko niba twarahabaye mu gihe cya Covid ni igihe kigoye. Ariko ubu tuvugana turashima Imana. Nabonye Norvege harateye imbere, ibintu bimeze neza. Yewana ibintu ni amahoro. Norvege hateye imbere ku buryo ubu ngubu n'abantu benshi basigaye bumva bakwiturira Norvege. Urabizi? Benshi bazwi, abanyamakuru, abastari, yego, batandukanye, yaba abahanzi b'indirimbo ndetse n'abakomediyani n'amafilimi bari Norvege. Yewana narumvise ngo barabahungu ngo bansabe niho basigaye baba. Yego niho baba. Nababijobije bakiramani bamiki Aga yewe na Scovia ba papi umunyamakuru. Na Scovia niho baba Norvege ko ituwera cyane. Kumbi baba koboyi niho bibera. Ba nyiri Nyarwanda sinema uramuzi nyiri Nyarwanda? Ndamuzi ntuze Seburiko. Oya. Ninde? Nyiri iriya shene Nyarwanda sinema yitwa Pastor Eli Mugemana. Pastor Eli? Nawe ari Norvege. Nawe aba Norvege? Ariko Pastor Eli ariko ziko mwibutse umumbwiye nkamwibuka wa? Yego. Yamaye. Buriya niwe nyiri Nyarwanda sinema. Negeze kureba filime yanyu muri ahantu murimo murahanimiriza rwose, murimo murabwiriza ibintu bimeze nabi. Oya abakunzi b'Imana Irakiza TV banyarukire ku Nyarwanda sinema nabo barebe. Yewana nukuri ko Imana ndabashishikariza kujyayo. Yego kandi n'ubu busitani turimo wabonye guhera epfira kugeza hirya ruguru. Hari bare ndetse na restaurant. Akantu ko kunywa nakabonye nababibonye. Sakano hari byinshi byo. Hari ibintu byinshi. Hano Norvege. Nabyo ni kwa Pastor Eli Mugemana. Ni kwa Pastor Eli? Yamaye. Kwa mugabo. Nese wa mugabo yavuyemo wundi. Turakira arahari. Yamaye. Tabarahari bari kumwe. Turakira makwe, turakira ariko abanyarwanda banyumvishe kuvuga amakwe bambabarire. Twakira ubukwe. Ubukwe. Tukakira inama
amaniveriseri ibirori bitandukanye Mm. yego nuko yawe data we reka nkubwire rero aka kantu njyewe ndagushimiye hanyuma abakunzi ba Imana Irakiza TV nkomeze kubashimira abakanda subscribe n'abakora share bagatira na comment ndababona cyane cyane rwose uyu mugabo yitwa Ngunda Ewan akaba ari umukinnyi wa sinema nyarwanda ukaze cyane kuri TikTok ugenda urebeho rwose ibintu yikorera bavuga ngo Gasoko ahubwo jewe ndamurebye navane se noneho ni petit frère wa Gasoko mbimenye Gasuku ariko njya mbona hari utuntu mujya mwikoranira Gasuku wetuye Gasuku hungu w'igikondo amwemera cyane ariko rwose ntabwo duhuje content ye niyo kurya afite content ye yihariye njyewe ni ukwisekereza abanyarwanda nk'abamara irungu